Ikaze Big Power ndabakirenge kubagezaho amakuru ateye ubwoba. Adelphine yari umubyeyi, yari umukozi ufite akazi, aho yabyutse agakaraba akitegura akajya ku kazi, yamara kugera ku kazi umuntu yamuhamagaye ngo amafaranga yanjye arayobye agiye kuri telefone yawe. Adelphine yahise amusubiza ngo twarabimenye ibyanyu muri abatekamutwe. Byahise birangira arakupa. Mu kanya gatoya undi yahise amuhamagara aramubwira ngo ndi umukozi wa MTN, uko ndi kubona uri kuvugana n'abatekamutwe nawe uri umutekamutwe. Arangije aramubwira ngo reka nze ngufashe ngo ngiye gufunga konti yawe kugira ngo batakwiba amafaranga. Mbese ngo kubera icyo uri kuvugana nabo batekamutwe ngo kuki utahise uhamagara ku cyicaro cya MTN ngo nimero MTN yatanze ntabwo yizi, cyangwa se uhita ujya kuri RIB. Ibyo byakomeje kugenda gutyo, noneho yahise amubwira ko agiye kumufungira konti, aramubwira ngo nakanda akanyenyeri 142 nk'uko bisanzwe, yamubwira ngo zeru n'imibare akajya arenzaho, bigenda gutyo. Byarangiye nawe amubwiye ngo ndi umutekamutwe nk'abandi bose. Byarangiye amafaranga kuri konti ye bayatwaye. Nyuma yaho yaje guhamagara n'ubundi ajya ku cyicaro cya MTN, ajya kuri RIB, hose yahagiye. Inzego z'ibanze zose yazikoresheje kugira ngo abone uburenganzira, ariko kuri MTN ku cyicaro yagezeho neza n'amaguru arahagera, abatekereza ibye uko bigenze, ibimubayeho, uko bamubeshye ngo ni abakozi ba MTN abamuhamagaye. Abatekamutwe bari guteka imitwe ari benshi, ntabarenze umwe, ntabwo ari umwe gusa. Bakimara kumwumva bamwitegereje baramureba ngo nimero y'uwagutekeye umutwe ngo ni ebyiri turi kuzibona ngo ariko ngo zimaze amezi 5 zifunzwe ngo ntabwo zigikoreshwa. Ibyo bintu byumvikana gute? Ibye byarangiye gutyo, yahise abishyira ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Ako kanya nyuma yo kubishyiraho byabaye akasamutwe, abantu bose babirebye, niko byagenda bikwirakwira. Nyuma yaho bahise baza kubitsiba. Ndebereza imbuga nkoranyambaga dukoresha baje kubitsiba, ariko mu minota mikeya yahise apfa. Ukuntu yishwe biratunguranye kubera amakuru yatanze ngo MTN ngo ntabwo byumvikana uburyo yasobanuraga, bakamubwira uburyo batabona nimero ngo bakurikirane ibyo bisambo byamwibye, ngo uburyo izo nimero zimaze amezi 5 zifunzwe kandi zakoreshejwe, bakamwemerera uburyo arizo banavuganye. Ariko ibyo bisambo ntabwo uburyo amafaranga agenda agava kuri konti, ntabwo message nazo ntabwo zigeze zigaragara. Ibisambo nk'ibi ndaje mbabwire abaka ba mbere, aba Nigeria bari ku isonga kuza kwiba amafaranga. Ukraine, Uburusiya, Amerika, ibi ni bihangaje biyoboye isi, biri gukoresha izi sosiyete z'itumanaho za MTN na za Airtel. Aba barabakoresha cyane n'izindi sosiyete zigiye ziba mu bindi bihugu, bo batera ibitero bakabigaba, abangaba bakabafungurira. Ntabwo wakwanga gufungurira umuntu ukurenze cyangwa kuyoboye umuntu uri umukozi. Ubu nibwo bujura buhaba. Tekereza neza niba barakoze mudasobwa, nyuma yaho bakaza gukora ibitero by'iterabwoba, amavirusi, bakagenda bakora ku buryo bazajya bagenda binjiza amafaranga atandukanye mu buryo butandukanye, ugakora imashini, ugakora igitero. Tekereza neza ku buryo bakoze COVID. Umuganga bita Dalton yaje gutangaza uburyo COVID bayikoze neza. Abanyamerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu, ariko Ubushinwa nibwo bwari bwihishe inyuma ya byose, n'ibindi bihugu by'ibihangaje uburyo bagiye babikora, bamwe bagatsindwa abandi bikaza kurangira babigezeho. Akibitangaza yabayeho imyaka 2 gusa ahita apfa. Ibi ngibi ndaje mbabwire ibyize nkingo mwikingiza ibyo ari byo, ibyihishemo ikoranabuhanga. Mu Buyapani hari amarobo meza cyane yakira abantu mu mahoteli kurusha abantu atanga serivisi nziza. Ndaje mbabwire amarobo arunze mu Bushinwa mu bubiko, amarobo abitswe muri Amerika, intwaro zibitse mu Bushinwa, muri Amerika. Impamvu izi ntambara ziba muri Kongo ikizitera
nibo baza guteza intambara kugira ngo bakoreshe ziriya ntwaro zabo, bamara kuziteza bagasahura amabuye y'agaciro akenshi cyane. Nibagiye gushimira abantu mwese mwagiye gukora subscribe, biciriritse bikeneye amafaranga. Ikindi kuza muri uyu muryango uriya muntu ntabwo mushaka, kora hasi kuri iyo nzogera ugende wicare kuri subscribe, ntabwo ari ikisasu ngo kiragutekana, ukore like, ndaje mbasesengurire iby'izi ngingo zose mwiteza buri munsi.